uri umwana w'Imana abwira aya mabuye ahinduka imitsima. Aramusubiza ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka. Uyu munsi Satani atugerageresheje ikintu cyitwa inda, ubutunzi bujyanye n'inda no gutunga no kugira gute no kugira gute. Ni data bakundwa, ubu ngubu umuntu wese uramubaza akakwibwira ati reka sha kwicara mu kazi ugasanga uravuga uti baguha promotion uyu munsi ukifuza n'indejo. Icyo ubonye uyu munsi urumva kidahagije urashaka kwiyongeza icya kabiri. Haleluya. Ariko bene data reka mbabwire, ndagira ngo mbabwire ngo ibi byose bigarukira ahangaha kuri twe. Nta na kimwe kizamuka ngo kigere ku Mana. Ariko reka nkubwire ikindi gihumuriza, nuko niwemera Imana ukabana n'Imana ukifuza kubana n'Imana amahoro, Imana irema umuntu yamushyize muri Edeni yuzuye. Ibi byose Satani adushukisha kuduha ni ibyacu. Haleluya. Ni ibyacu, ni ibyawe nanjye. Nta mpamvu yuko tubyirukankaho, kuko ibi ngibi byose ukuboko k'Uwiteka kurabitugarurira. Iyo tugeze ku Mana ukuboko kw'Imana kurabikunzura kukabigarurira ngewe. Haleluya. Ntacyo wakora naho Satani yakubwira ngo nkorere iki ngiki, ntacyo wakora ngo ubimukure mu maboko igihe utari wamuva mu maboko. Haleluya. Haleluya. Arongera waramubwira ngo amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero. Aramubwira ati niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi kuko handitswe ngo. Yaramubwiye ngo handitswe ngo ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa. Noneho aramugarukiye aramubwira nawe ngo handitswe ngo. Haleluya. Aramubwira ngo handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge kwibuye. Ibi ngibi ni ukuri. Muri Zaburi ya 91 niko Bibiliya ivuga. Iravuga ngo azagutegekera abamarayika be ngo bakuramire mu maboko yabo. Satani amuzanira icyanditswe cy'ukuri rwose, kugira ngo agerageze kumenya kwe, ariko anagerageze kureba ko yagerageza Imana nawe. Haleluya. Kugira ngo ahangaha yashakaga kubigenza gute? Yashakaga kumutera kwimpressiona kugira ngo agaragaze ubushobozi bwe, imbaraga ze yagiye gusengera, gutegurwa kwe, za mbaraga ze azikoreshe mu bindi, azideviye. Namara kuzideviya abure, kandi intego ye kwari ugukorera Imana mu guhindura abantu, mu kugaragariza abantu Imana. Ariko noneho abariwe none utangira kuvuga ngo ke reka nze nkwereke ko nshoboye. Haleluya. Iki kintu muracyumva? Yashakaga, aramubwira ngo noneho handitswe ngo ko azakuramira. Ngaho garagaza, ni nko kumubwira ngo ke uri umwana w'Imana, ngaho noneho binyereke ngewe hera kuri nge. Ntabwo Yesu yari yaje kubwiriza Satani. Ntabwo Yesu cyari cyamuzanye kwari ukubwiriza Satani. Oya, icyari cyamuzanye kwari ukubwiriza abantu, kwari ukugarura intama za Isirayeli zazimiye, kwari ukuza gushaka intama za Isirayeli. Ariko kumubwira ngo noneho ngaho igaragaza, binyereke kugira ngo nemere kuri umwana w'Imana. Mbese ni ngewe imbere, banza unyerekereho ko uzabishobora, ibyakuzanye uzabishobora. Ariko aramubwira ngo ya. Haleluya. Haleluya. Yesu aramusubiza ngo handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Amena. Amena. Yesu yarazi aho umugisha uri, yarahazi neza, yarazi ko ari Imana, yarazi ko icyo agomba gukora atagomba gukorana na Satani. Nta diru yarafitanye na Satani. Oya. Noneho aha
ahandenga cyane naho yamubwiye ngo umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane amwereka ubwami bwose. Muri iyi minsi hari ukuba superstar. Usibye n'abakristo n'abashumba ubu ngubu harimo benshi baba superstar. Naganiriye na pasiteri wanyu cyane nafashe igihe cyo kuvugana nabo, fata n'igihe cyo kumubwira ngo pastor ndashaka kumbwira ibyo mwizera, shaka kumbwira ibyo mwizera, doctrine yanyu muyimbwire. Arambwira, turavugana, turaganira, tujya duhura tukaganira. Haleluya, haleluya. Ariko nasanze afite ijambo ry'Imana. Mufite umushumba wubakitse uri bien équipé mu ijambo ry'Imana, kandi ufite intego n'ishyaka ryo kuvuga ijambo ry'Imana. Umuntu uvuga ijambo ry'Imana ndamwubaha. Ntabwo mutaka. Jewe reka mbabwire, je nakijijwe mfite imyaka 19. Nari nkiri umunyeshuri muri secondaire. Ngira igihe cyo kwigishwa ijambo ry'Imana. Ndaryiga ngira umugisha wo kuba munsi y'abashumba bigisha ijambo ry'Imana. Ntabwo nababwiye musengera. Jewe nsengera muri Assemblée de Dieu ku Kimihurura. Aba pasiteri banjye sinzi niba mubazi, hari abazi kuri Assemblée de Dieu ku Kimihurura. Bitwa Gatabazi Jean na Christine, bose ni abashumba. Nafashe ikirero cyo kwigishwa ijambo ry'Imana. Mvuganye n'umushumba wanyu rero pe numvise tudahabanya. Nawe kuntumira ntekereza ko nawe hari icyo yumvise muri jewe. Haleluya, haleluya. Uyu mushukanyi rero yarongeye agaruka kuri Yesu ngo amwereke ubwami n'ubutunzi n'icyubahiro cyabo. Bene data reka mbabwire, niba hari ikintu kigoye abantu muri iyi minsi ya none ni ugushaka umugisha w'ibifatika. Umugabo witwa Yakobo nyine yaramubwiye ati numvise so agiye guhesha umugisha Esawu. Bingibi simbisoma, ndabizi neza ko abarokore bose babazi inkuru za Yakobo. Avuga ati numvise iso agiye guhesha umugisha Esawu, none genda ujye mu rwuri unzanire abana b'intama, mutegurire inyama akunda, hanyuma uzimushyire aguhesha umugisha. Byaremeye arawiba, yiba umugisha kuri se Isaka. Nubwo byari byarahanuwe, ariko kuwubona byasabye ko Yakobo abeshya se afatanyije na nyina. Mukuru wamaze kubimenya arahunga. Umugisha ise yamuhesheje yaratuye gusa. Siko byagenze, yaratuye gusa. Aravuga ngo utwara umugisha w'ikime kituruka mu butaka, ikirere kiguhire, ugira urubyaro, utware bene so, migisha myinshi. Arangije arasohoka. Asohotse mukuru we arababara, ashaka kumwica, aramuhunga. Amuhunze Yakobo ahunga, yahunze nta kintu afite. Yaragiye ajya kwa nyirarume, aragenda aragirira nyirarume, amusaba umugeni. Murabizi ko byagenze, aramubeshya, arongera amushyingira mukuru we Leya. Rasheli nako bwa kabiri, ubwa mbere yamushyingiye Leya amubeshye, atari we yakunze. Aramukorera imyaka hafi 20 hari. Arangije Yakobo agaruka iwabo, yagarukanye ibintu byinshi. Yakobo yarakoze, yarabeshye, yakoze uko ashoboye, abeshya sebukwe ari we nyirarume, akajya ahinduranya
intama yamubwira ati izanjye zizaba ibihuga, uwo munsi agafata ibintu agahinduranya, nawe agahinduranya ngo yamubeshye 7, ariko undi nawe ibihembo bye nubwo babihinduye 7 nawe yabeshye inshuro 7 kugira ngo abone umugisha w'ibifatika. Kandi koko yarabibonye, yabonye abana, yagarukanye abana, agarukana abagore, agarukana intama, agarukana ubutunzi bwinshi. Ariko ngo araza ageze ku cyambu cya Yaboki, ngo ageze ku cyambu cya Yaboki agiye kwambuka biranga, yambutse ibintu byose, yambutse abagore, yambutse abagaragu, wasubira inyuma ajya gushakira Imana hahandi yahuriye nayo yambuka. Haleluya. Ngo ageza mu gitondo, ngo agiye mu gicuku haza marayika, ngo barakirana, ngo bukeye aramubwira ati ndekura ngende. Yakobo yakiranye n'umugisha, ndekura ngende. Marayika aramubwira ati ndekura ngende. Yakobo aramubwira ngo oya, ntabwo nkurekura. Kubera iki utandekura? Undi aramubwira ngo sinkurekura utampaye umugisha. Ikibazo kirahangaho ko Yakobo yayambutse akagenda ntacyo ajyanye, akagenda ntacyo afite, akagenda ntacyo yibitseho, akagenda ari buri akagaruka afite abagore, afite abana, afite ubutunzi, afite amatungo. Kuki yabwiye marayika ngo sinkurekura utampaye umugisha? Haleluya. Sinkurekura utampaye umugisha. Umugisha Yakobo yasabaga n'uwuhe? Umugisha yasabaga n'uwuhe? Ko ibintu byose yari abifite. Haleluya. Yasabaga umugisha w'iki? Yasabaga umugisha ki? Ibintu byose yari abifite, ibintu byose yari abigwije, ibintu byose nta na kimwe atarafite, nta nzara yari afite nk'iyo dufite iki gihe. Ubwo turanirukanka turakora uko dushoboye kubera ko turavuga ngo ibintu birahenze, ibintu byose, ariko Yakobo yari abigwije, arangije aravuga ngo ariko Mana ngo ntabwo ngurekura utampaye umugisha. Yasabaga umugisha ki? Haleluya. Yakobo mu mutima we yari harimo vide. Nubwo bya bintu yari abigwije, hari ahantu hatari huzuye, hari hakeneye umugisha utari amatungo, utari ubutunzi, utari amafaranga, utari imiryango, utari abana n'abagore, utari abagaragu. Byose yari abifite, ariko aravuga ngo ndashaka umugisha. Hari umugisha wundi bene data, hari umugisha wundi, hari umugisha utari uyu nguyu. Satani yabwiye Yesu ngo ugende, ngo ujye hariya hirengeye. Haleluya. Ujye hariya hirengeye ubutunzi bwose. Iyo usomye muri Luka 4 harakubwira ngo yaramubwiye ngo dore ibi byose narabigabiwe, niwemera gupfuka mukandamya ndaguha ubu bwami n'ubutunzi bwabwo bwose. Kandi ubutunzi bw'icyo gihe bwari bugifite icyubahiro, ubwami bw'icyo gihe bwari bugifite icyubahiro. Haleluya. Aramubwira ngo nupfuka mukandamya. Reka mbabwire, uko dushakisha ubutunzi, uko tubwira ngo ndabifite ndabibaha, niko tuba turamya ubwami bwa Satani. Haleluya. Ariko kugira ngo ducike iyi systeme y'iyi si, kugira ngo ducike systeme y'aha hantu turi, y'aha hantu tugenda, nuko tubwira Imana ngo ntabwo tukurekura utaduhaye umugisha. Haleluya. Ntabwo nkurekura utampaye umugisha. Undi nawe aramubwira umugisha. Haleluya. Ndahindura izina ryawe. Harya ubundi witwa nde? Urinde. Witwa nde? Uyu mugoroba izina ryawe nirihe mwene da? Uyu mugoroba witwa nde? Bakwita nde? Cyangwa se
nta nubwo abandi bazi izina ryawe ariko wowe ubwawe uzi ko witwa nde. Yakobo icyatumye ahunga mwene se nuko yari umuriganya, ariko mukuru wamubwiye turi muriganya nzakwica, nzahengera turimo kurangiza ikiriyo cya data nawe nkwice, kuko isengo yarageze igihe cye cya nyuma cyo kwitahira warangije. Ntabwo rero tujya twemera ko batubwira abo turi bo ngo tubyemere. Ntabwo iyo tutari twamenya, tutari twasobanukirwa, tutari twifuza umugisha uruta iyindi ngo tuyakire tuyifuze, iyo bakubwiye bati mama shema uruyu n'uyu ndarakara ngenda gupfa ngatongana, aho kugira ngo nikosore ahubwo ngatongana. Haleluya. Kuko kenshi imigesha ibi ngibi bifatika kugira ngo tubibone tubishaka dushyizemo imbaraga zindi zitari iz'Imana, tubikorera hanze y'amaso y'Imana. Haleluya. Kure y'amaso y'Imana. Aravuga rero, haleluya, aramubaza ngo witwa nde? Ese witwa nde? Aramubwira ngo yakubona iryo zina ryanjye. Ndi umuriganya, narariganije, n'ibintunze byose byaturutse mu buriganya bwanjye. Haleluya. Byaturutse mu buriganya. Nariganije data bukwe, yaranyakiriye nje muhungiraho, ariko ngiye kumukorera ndamwiba. Nariganyije umugisha wa mwene data, nariganyije Esawu, kuko nashakaga ubutunzi, kuko nashakaga ibifatika. Arangije aramubwira, haleluya, Imana yacu ishimwe cyane, nguhereye none ntabwo ukitwa Yakobo, ahubwo uhindutse uzitwa Isirayeli. Haleluya. Kuko wakiranije Imana n'abantu uranesha. Uwo ni wo mugisha w'ukuri. Haleluya. Uwo ni wo mugisha utandukanye n'iyi ngiyi yose tubona abagenda mu mamodoka meza, nimba ivuga ntabwo ari bibi. Haleluya. Ntimwumve ko kwifuza gukira, kwifuza kugira ibifatika, kwifuza gutera imbere, kwifuza kugira amazu meza, ijambo ry'Imana riratubwira ngo tukiri mu isi ngo tuzagororerwa, tuzabona 100%. Haleluya. Zibifatika ngo kandi nitugera no mu ijuru tubone ubugingo buhoraho. Amina, amina. Ariko mwumve ni bibiri, mukiri mu isi. Uwari umubaje Petero yaramubaje ngo ese twebwe ko twataye ibyacu tukagukurikira. Yabajije, ntabwo yavuze ngo ese ko tugihagaze, ngo ko duhagaze ngo tuzahabwa iki. Oya, yaravuze ngo ko twataye ibyacu tukagukurikira tuzahabwa iki. Haleluya. Hari n'abamukurikiye bari bafite byinshi, nkabaza Kayo ageze mu nzu ye yaramubwiye ngo umva ngo agakiza katashye iwawe. Zakayo atumva, ibyo mfite byose ndabitanga bifasha abakene, ndetse nabo ndi mu mwenda ndabariha 4. Haleluya. Yari yasobanukiwe ko yari yarafashe igihe arinda, sinzi imyaka yari afite, ashakisha ibifatika, arambura, arahemuka, akora ibyahe n'ibyahehe, ashaka umugisha. Yashakaga umugisha, ariko agakiza kinjiye iwe. Yesu amubwiye ngo Zakayo nakubonye manuka, uyu munsi ndarariwe. Haleluya, haleluya. Agakiza kinjiye kwa Zakayo, aravuga ngo reka nkubwire, batariko n'umujura bati atereka nkubwire, abo nambuye bose ndabariha 4, kandi ku butunzi bwanjye bwose ndafasha abakene. Haleluya, haleluya. Yakobo nawe amaze kwakira umugisha w'ukuri araruhuka, umutima uratuza. Ya nkomanga yuko yari umujura, yuko yari umubeshyi, yuko yari mubi ishize. Hari ibintu biranga abantu
bageze aho ngaho bakiri umugisha w'ukuri. Bibiliya iravuga ngo Yakobo ngo amaze kwakira ako gakiza, amaze kwakira umugisha w'ukuri, ngo yarahagurutse. Ese murabizi ko yambukije abagore be n'abana afite n'ubwoba, akabohereza bakigumira inyuma, kandi yari yamenye ko Esawu aje, kandi Esawu yari agifite inzika. Arangije amaze gukizwa aragenda arababwira ngo noneho mujye inyuma. Yari yabanje kubacamo amatsinda, abanza abagaragu n'amatungo, akurikizaho inshoreke, akurikizaho rero n'abana be. Rasheli wari inkundwakazi amushyira inyuma. Ubanza yaratekerezaga, ntabwo byanditse ariko niko ntekereza, ashobora kuba yaratekerezaga ati Esawu naza nibura here ku bagaragu, arajya kugera kuri Leya, ahari ndabo nabafashe n'abashubije inyuma n'abatwaye. Haleluya, abana banjye nabarokoye. Ariko abonye amaze kwakira agakiza, ubwoba burashira, inkomanga irashira mu mutima, arakomeza aratera intambwe, aragenda abwira abagore be n'abana ngo noneho musigare inyuma, ngiye imbere yanyu. Haleluya, haleluya. Umuntu umaze kwakira agakiza ashira ubwoba. Haleluya, ashira ubwoba, ashira ubwoba. Yakobo ajya imbere ya bose, ngo abonye mwene se ngo aramupfukamira, arongera arapfukama, ngo amira karindwi kugira ngo amugereho. Iyo umaze kwakira agakiza, imbabazi zirizana, Imana ikunga n'abanzi bawe. Haleluya. Esawu abonye murumuna we nawe aramwishimira, aramwishimira. Igihe yumvaga ko aje yagize ubwoba arahahamuka, ariko amaze gukizwa, amaze kwakira agakiza, amaze kwakira wa mugisha, amaze guhindurirwa izina, aragenda agiye gusanganira mwene se imbere y'abandi, barahoberana. Haleluya. Imana irabunga, bamenye ko bari bakumburanye, yibuka ko ari impanga ye, atari umubisha we. Haleluya, atari umwanzi we, ngo baregamirana. Ngo arangije ngo amuhe impano, tese ari amatungo n'ayande n'abari abantu, n'umugisha Imana yahaye umugaragu wawe. Haleluya. Ibi bintu byo muri iyi si bihinduka umugisha iyo biza bisanga Yesu muri twebwe, ariko iyo bidasanga Yesu muri twe biduhindukira umuvumo, bituzanira urupfu. Apana urupfu rw'umubiri rw'ubugingo gusa, n'urupfu rw'umubiri. Bene data, ntabwo mbabeshya n'ukuri, ubutunzi bw'iyi si uko ubugwiza ni kugwiza ingorane, ni kugwiza ubwoba, ni kugwiza guhagarika umutima, ni kugwiza ibintu byose bigusenya. Haleluya, haleluya. Yakobo abwira mwene se ati rwose, ati noneho ngwino tugende nguherekeza. Toya, si ngombwa, genda ndagusanga imbere. Noneho batangira kuvugana nk'abavandimwe, si ngombwa ko tugendana, mfite ababyeyi n'abana, hari amatungo afite, tuzaza buhoro buhoro, tuzahurira Shekemu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bene data, umugisha ni iki? Ipfundo ry'uyu mugisha kuba iki gihe kuri twebwe b'iminsi ya none. Yakobo yahuye na marayika muhindurira izina, twebwe twahinduriwe izina ku musaraba wa Kristo. Haleluya. Yohana bice 3:16 aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuki yavuze ngo atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho? Kuki atavuze ngo kugira ngo agwize iby'isi? Nuko Imana izi neza ko ibintu byose, ubutunzi bwose bwo mu isi yabuhaye abantu, ni ibyacu. Ariko icyo umwanzi yatunyaze ni iki? Yari abizi neza ko nadushukisha iby'isi turi butakaza iby'ubugingo.
yarabizi neza ko Eva narya kiriya kibuto na Adamu akakiryaho baratakaza, barapfa urupfu rwo mu mwuka, bahite batandukana n'Imana. Guhera ubwo ngubwo n'ibyo mu isi byarabangiye, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo muzaniye ubutaka kuvumwa uzabamerera amatovu n'amahu, uzabuhinga urushyi. Haleluya. Natwe Yesu ajya ku musaraba ngo Imana iramutanga, ntabwo yavuze ngo hanyuma babone, oya, yaravuze ngo kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Kuko aziko ari cyo dukennye. Imana izi neza ko dukennye ubugingo, yari ibizi neza, yari ibizi ko umugisha wacu ari ukutugarurirwa, ko tuyigarukira, hanyuma twakongera kubana nayo, twakongera kuba abana, tukongera ibindi byose ikabituzanira. Haleluya. Umwana w'ikirara muri Luka ngo yaragiye afata ubutunzi bwe, yarazi ko gufata ubutunzi bwa se, yarazi ko gufata ibintu byose bya se, umugabane we, akagenda kure ya se, ari wo mugisha we. Ariko yaragiye bya bindi bimuzanira urupfu, bimuzanira guhagarika umutima, bimuzanira bimaze gushira, aratekereza aravuga ngo ariko umugisha wanjye ntabwo ari buriya butunzi nari mfite, ahubwo umugisha wanjye ni ukuba kwa Data. Haleluya. Umugisha w'abana b'Imana ni ukwizera Yesu. Umugisha wacu ni ukubana na Yesu akaramata. Umugisha wacu ni ukomatana nawe. Umugisha ni ukuvuga ngo mbese Imana iri mu ruhande rwanjye, nanjye ndi mu ruhande rwayo. Haleluya. Umugisha rero, umugisha ni ukumenya ngo ndi umwana w'Imana. Umugisha ni ukumenya ngo nzwi n'Imana, kandi nzi Imana, kandi nanjye nzwi nayo. Haleluya. Ntabwo bigishije yavuze ngo yabonye akavideo k'umuntu uri mu rutare ngo avuga ngo Mana uranzi, kanshekeje, ariko niko kuri. Umuntu utaramenya Imana, umuntu utarakira Imana, umuntu utari kumwe n'Imana, ababaririza ngo Mana uranzi. Ariko Yesu, ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni watuza akanwa, ukizera mu mutima ko Yesu Imana yamuzuye mu bapfu. Haleluya. Usakizwa. Imana yacishimye cyane. Imana yamugisha. Reka dusenge. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, ndagushimye kuko uri Imana, ndagushimye kuko ugira neza, ndagushimye Mana kuko ijambo ryawe ari ukuri. Ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe rirahembura, ijambo ryawe risubiza intege mu bugingo, ijambo ryawe riha intege abarambiwe. Mwami Imana, haleluya. Mana abananiwe basubizamo intege, ngo abasore b'imigenda ngo bazagenda baruhe, ngo abasore b'imbaraga ngo bazacogora rwose, ngo ariko abagutegereza Mwami ngo bazasubizwamo intege. Haleluya. Mwami wanjye, Mana yanjye, ijambo rye riratubwira ngo wohereze ijambo ryawe rikadukiza. Uyu mugoroba Mwami ndagushimye kubw'ijambo ryawe. Uwiteka we, reka rikize, reka ribohore, reka rihembure, reka risubize intege mu bugingo. Reka Mwami, Mana, imiraba n'imiyaga niza Mwami izasange twubatswe ku rufatiro rukomeye, ari ryo jambo ryawe. Mwuka wera uze urisigasire muri twe, uryagure rihinduke nk'igiti cy'inganzamarumbu cyeza imbuto nyinshi, kandi Mwami nyaguhora ku ngoma rihinduke rigari cyane. Mu
muri twebwe. Urakoze, uwo umugisha Mana abana bawe, ubanezeze kandi ukomeze Mwami Imana, ubahugure mu ijambo ryawe kuko ari ryo ryonyine ribasha kutugeza aho dukwiye kugera Mwami. Urakoze, icyubahiro cyose kikugarukire mu izina rya Yesu. Amen. Katwongera Imana amashyi. Katwongera Imana amashyi. Haleluya. Haleluya. Ibintu byose Satani adushukisha biba ari ibyacu. Haleluya. Ahubwo ngo abashaka ko tubibona imburagihe. Ibintu byose burya Satani ashukisha abana b'Imana burya ni ibyabo, ariko icyo abagamije aba ari ukugira ngo ibyo bintu tubibone imburagihe. Habayeho abagabo babiri bari bamaze igihe kirekire batabyara, nta mwana bari bafite. Noneho habayeho abagabo babiri bamaze igihe kirekire batabyara. Noneho igihe kiragera baza kugenda bahura n'umuntu, ntagakura ariko n'ubwa mbere mukumvishije. Ahuye n'umuntu arababwira uti hano kino cyumba turimo harimo amakarita abiri. Aya makarita abiri ari muri kino cyumba arimo abana babiri. Ariko hari n'ikindi cyumba kiri kure y'aha ngaha ho gato, nacyo kirimo amakarita abiri, kandi ayo makarita abiri nayo arimo abana babiri. Uti none rero ndashaka kubabaza, mukurikije igihe mumaze, nta rubyaro, nta kana mwigeze, mukaba mugize iyi myaka yose, muri mwe ninde wumva ashaka gufata umugisha w'aha ngaha b'abana babiri bari hano muri no karito? Ninde wundi wumva akurikije kwihangana kwe twakorana urugendo tukajyana ahandi agafata abandi bana babiri bariyo? Umwe mu gihe ari kubitekerezaho, undi ahita avuga uti hoya, igihe maze nta mwana, mbonye amahirwe yo kubona umwana, none niteshe gufata abana, uti ngiye ngomba gufata abangaba. Undi we aravuga uti ariko buretse uti kuduhaye abana, kutubwiye ko amakarita arimo abana, hari abana bari aha ngaha, hari n'abari hariya, batwiswe ryari, barizwe nande, bazitwa ko ari abandi. Undi aravuga uti ahubwo ngewe mpumuka sinjye gufungura nkuremwe abana banjye. Undi aravuga uti ngewe ndifuza yuko unjyana kuri abo bana bandi. Undi aramubwira uti abo bana uri gushaka abandi rero ntabwo bakuze, ariko bafite igihagararo cyiza, bameze neza, baguwe neza. Wa wundi ahabwa abana babiri bari barahungaho hafi aho ngaho, undi we bakorana urugendo ajya ku bandi. Ikibazo cyabayemo hagati aho ngaho ni iki? Uyu nguyu wafashe bano bana baho ngaho bakinaga mu dukarito, bari abana bavutse ariko ari ingwingiri. Noneho wa wundi wari wavuze uti njye abo ngabo uvuga bari iyo ngiyo nibo nishakira, we yaragiye agezeyo asanga n'abana bavutse bakuze bameze neza. Haleluya. Ni irihe tandukanyirizo ryabo rero nyuma y'igihe gitoya? Wa wundi wagize abana b'ingwingiri yaje kuva aho ngaho ajya kwa muganga, ajya gushaka kuveze kugira ngo arerere nk'abana biwe. Wa wundi wakoze urugendo abana biwe arabafata arabajyana mu rugo, ajya kubitaho, bagubwa neza, bagira ubuzima bwiza. Arimo kwigisha kuri iri jambo rero ngo nupfukamura ukandamye ndaguha ibiri mu isi byose. Icyo kintu cyanje mu mutwe cyane.
hari itandukanyirizo ry'umuntu waciye shortcut akabona umugisha nubwo yabonye imbere yawe cyangwa imbere yanjye. Hari n'itandukanyirizo ry'umuntu byatwaye igihe kugira ngo abone umugisha. Bose byitwa ko ari umugisha ariko ni imigisha itandukanye. Umuntu wabonye umugisha ugomba kujya muri kuveze iyo umaze kugera mu biganza bye, aho kugira ngo uhinduke impamvu zo kunezerwa, uhinduke ikibazo cyo kwibaza. Igihe cyo gushima kwiwe kiba ari igihe cyo kurira ndetse no gusaba. Ariko wabonye umugisha mu gihe gikwiriye akawubona mu nzira bigomba kugeramo kugira ngo abone umugisha, ahorana amashimwe akavuga ati ahubwo byanandinze, njye ni iki wanciye mana, njye wabigenje gute? Haleluya. Wakoresheje ubuhe bufindo? Haleluya. Rero umugisha w'imburagihe aho kugira ngo turyohere uraturemerera. Yakobo yararemerewe, abura ibyishimo, abura amahoro, amara imyaka 21 mu ruzero, avuga ati ariko se ko nubwo nahawe umugisha nubwo mama yamfashije nkabona umugisha kweri, ubu buzima bwanjye bwarahindutse. Is it life which is blessed? Am I blessed? Kandi iki nicyo kibazo abantu benshi bibaza, ese koko mfite umugisha? Ushobora kubona umugabo biciye muri shortcut way, ariko mukazajya mwishimira muri harya kitwa kabereso cyangwa kitwa mwiki, mukajya mwishimira muri ka kuvezi. Ibyishimo byanyu twari tubabona mugenda mwatwaye imodoka byiza muri guseka, kumva ubwo mutuye muri kuvezi niho munezererwa. Ukuri indege ukagenda ugasohoka ukajya mu mahanga ukarya ifaranga, tukajya tubona uri gufurayinga, kumva ufurayingira muri kuvezi. Ariko umuntu ufite umugisha waziye igihe agenda urata uti murebe uko Imana yangiriye. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe. Umugabo umwe w'ikigoryi witwa Namani ngo yarazi ko ibintu byose byiza ngo ari ugomba kugira gute kubikorerwa. Haleluya. Igihe cy'Imana cyageze, when it is a right time. Yari igihe cy'Imana. Haleluya. Yari igihe cy'Imana. Abantu bari bazi ko ari bo bakwiriye ibintu, bagiye babyibeshyaho kumva ari iby'abana b'Imana. Cyangwa ngo uyu mugoroba umenye ko bibeshyaga ku mugisha wawe cyangwa ku Imana igiye kuguha, batari baza amakuru nyayo. Ngaravuga utari kubundi umuntu mwama kunze kubaha, ubwo mutima ari kuvuga utari kuzubundi harundi ubwo ari guseka ari kwita avuga uti ndahita mpindura ubuzima bwanjye n'umugore n'abana na state twari dutuye ndahita nyivamo. Havuga utuntu mwama kunze kubaha ukintu bamukorera, uti baramujyana bakamwicaza ku ifarashi y'umwami, bakamwambika imyambaro y'umwami, bakamuhereza impeta y'ibwami, bakamuhereza umwe mu bakuru b'ibwami, akamujyana muri city gakayagira avuga ngo dore umwami akunze kuba uko bazajya bamugenza. Haleluya, haleluya. Moridekayi yatinze ku marembo, abayuda batinze basuzugurwa, ariko igihe cy'Imana kigeze ngo bahabwe umugisha w'ukuri, ababasuzuguraga nibo babatwaye ku mafarashi bagira bavuga ngo aba bantu bahawe umugisha n'Imana. Nahoze nsoma Zaburi arimo kwigisha ya 34:6 bavuga ngo bamurebyeho bavirwa n'umucyo mu maso habo ntihazagira ipfunwe iteka. Bamurebyeho bavirwa n'umucyo mu maso yabo, barishimye. They are proud of what they are. They love to enjoy their life. Apana yandini ngo allow me to enjoy myself. No, not that one. Are you enjoying yourself? Are you enjoying? Claude, are you enjoying? Mwene that wazo myenzo uti, are you enjoying? Are you enjoying the blessing? Umugisha utari w'igihe umeze nk'inkweto z'abadamu
mbona umudamu umwe yari kubwiriza aba yambaye inkweto ebana nako yaje ku gatuti abamaye inkweto ari kugenda ngo kubera ukuntu ari ndende yagera imbere y'agatuti kuri aka gatuti hasi ntabwo kagaragaza neza abakobwa bagahita bamuzanira inkweto bakazikuramo ukabona araruhutse akajya yahagarara Umugisha wagiye gitarage umeze nka za nkweto za ntunshingeho yuri imbere y'abantu uba ari wowe ugaragara wabaye muremure uri sexe ebana ariko wagera ahantu batareba ukavuga uti mana is it a blessing se n'umugisha am I blessed or am I cursed? This is a question in the privacy, not in the public, where you ask yourself if you're blessed, where the pastors is not there, where prophets are not there. Uriyo wenyine. You have to ask yourself and you have to answer yourself. Ninde bafite high heels hanga. Ndabasuhuza no mfite high heels inshuti zanjye. Cyangwa bona mwakubise mu high. Imana igibaho umugisha. Umuntu ufite umugisha utari hameze mu ufite inkweto za high heels. Iyo ahuye n'umuntu hagurukuze hano rata. Yahuye n'umuntu kubera ukuntu babyamurenze. Ntujye ubona se ariko bibitese. Urarinze ubwo barahuye nta namuzi inkweto za muri yashize ari gushaka ukundi kugura ukundi kwa gatatu kaba. This is what they call a blessing, but it is not a blessing. It's a fake blessing. You have to accept the process. Ugomba kwemera process. Bakobwa muri hano, you have to accept the process. Basore muri hano, twese turimo gushaka ejo hazaza heza, turimo gukora cyane. Sometimes hakabamo no kubeshya n'Imana tukayibeshya, but you have to accept the process. Emera process yo kugera ku mugisha wawe. Nugerayo aho abandi baririra we niho uzasekera. Aho abandi bashinga igicaniro cy'amasengesho adashira kubera ko byabacanze, uzashinga igicaniro cy'ubuhamya. Haleluya! Mu gihe cy'Hana ngo Hana avuye ishiro maze karirimba indirimbo. Haleluya! Aravuga ngo Imana ikura ku cyavu ukitazanya n'abakomeye, imiheto y'intwari iravunitse, uwasabiriza ngo wari mwivu yicaranye n'ibikomangoma. The way of receiving the right blessing in the right season. Yes, that is the right blessing. Tugiye gusenga. Hallelujah. By the way, mwaje mwambaye neza. You look so handsome, so beautiful. Mwikomera amashyi. Ibi bintu byakomeje kukunzamo. I have been feeling how you are looking. Muri ko kureba nk'abantu bageze mu gihe cya. Bwira mugenzi wawe uti you are so beautiful. You handsome. Yes, tell him, tell her. Yeah, mubwire. Murebe umuhinduke mbwira uti urasa neza. Umeze nk'umuntu ugeze mu gihe cyo kwemererwamo. Niba wabuze umuntu ukubwira ukeneye deliverance. Niba wabuze umuntu ukubwira ngo you are so good, you are so beautiful. Icyo nicyo twita ikibazo. Amen. Yes. Hallelujah. Tugiye gusenga. Umugisha wacu ni Kristo. Umugisha wacu ni Kristo. Ibyishimo utagize ufite Kristo ntabwo uzabigira umaze kubona cya kintu. Amahirwe utigeze ufiringa umutima wawe ufite Kristo ntabwo cya kintu nikiza uzigira ugira ubwo buzima. Bene ibyo byishimo bitazanywe n'umwami ntiwabyitega biciye mu zindi nzira. Hallelujah. Process. Ibintu byose bigira process. Yesu yari afite capacity yo guhumekera umwuka ku ntumwa umunsi umwe akisubira mu ijuru, ariko aravuga uti ninde wemera gusiga ibyiwe akankurikira. Bamaze igihe barasize ibyabo bazamura ibibazo mitima yabo ko twasize byose tukagukurikira.
nihe nyiturano, kuko babonaga agiye gukora handover, agiye kugenda, ko yari arimo gusoza. Haleluya. Harababwira rya jambo umubyeyi amaze kutwigisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, n'ibindi muzabyongerera, ni inyongera. Uyu munsi rero abapasiteri ntabwo iyo tubwiriza abantu tubwira gushaka ubwami no gukiranuka, tubabwira inyongera. Nyongera. Bwira mugenzi wawe uti Imana iguhe inyongera. Vuga uti fata inyongera. Vuga uti amavuta ya porofeti uyu munsi aguhaye inyongera. Vuga uti ntumwa in the palace. Vuga uti ntumwa mu gihugu iguhaye inyongera. Those are false preachers and prophets. Abo nabigisha b'ibinyoma. Ugomba kwemera process. Nubwo ibigoye gusigura urugo 3 years utabwiye umugore hano ugiye, ntago byari byoroshye, ariko yari process yo kuzamurwa. Nyuma y'imyaka 3 basubiye iwabo, bafite ubutunzi, baguwe neza, kandi bafite ubwami bw'Imana. Baravuga uti dore icyo twabonye mu myaka 3. Kubiri kose ntekereza ko ibibazo abadamu bari baratanze mu midugudu, mu mirenge, mu kagari, mu karere, abagabo baragiye babaye inzererezi, bahise bavuga uti mugabo mwiza, tugiye gusaba imbabazi z'uko twabavuze uko mutari. Igihe kirageza ngo abantu bibeshye kuri mu nzira itari yo, bibeshye ko utari mu nzira ya process y'umugisha, bahindukira bavuga ngo twari twibeshye, ntabwo twe tuzi ko bigenda. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugiye gusenga, ariko mbere ko dusenga dufite ubukwe. We have a wedding ceremony here. Ndashaka guhamagara Tuse na madamu wiwe Aurore Muzanga.